Kaza neza kuri Elize TV Media. Nitwe Elize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Elize kuri Elize TV Media. Nabasuhuje nitwe Elize. Iyi ni Elize TV Media uteze amatwi. Nabangiye kukugezayo ikiganiro cya Danny Dolla, Deborah wo muri Yogs Kids ndetse na Naomi wo muri Sheri Silver Foundation. Icyo usabwa ni ugutega amatwi. Ikindi kandi ugomba kuba warakoze subscribe kuri Elize TV Media kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Ibyo byose niba warabisoje kadutangire gutya. Byagiye bivugwa inshuro nyinshi cyane ko Danny Dolla mwakunze kumenya nka Danny muri Yogs akiri mu itsinda rya muri Yogs, gusa nyuma y'uko batandukanye yaje gukora ku giti cye. Uyu rero bikaba byaragiye bivugwa ndetse bigaragara ku ma platform atandukanye ndetse n'andi ma social medias ko Danny Dolla akundana n'uyu mukobwa witwa Deborah, akaba ari umubyinnyi mu itsinda rya muri Yogs Kids. Ikindi kandi uwitwa Danny Dolla yagiye akomeza agenda akorana ama challenge atandukanye n'uwitwa Deborah, ndetse kandi akagenda amupostinga ku mbuga ze zitandukanye ziri mu rubuga rwa TikTok ndetse na YouTube. Uyu Danny Dolla rero nta kabuza ajya agashyiramo amagambo yumvikanisha urukundo, ndetse kandi akagenda akoresha n'ibindi bintu bitandukanye mu rukundo. Nyuma y'ibyo kandi uwitwa Danny Dolla yakomeje kujya postinga Deborah wo muri Yogs, akagenda ashyiramo indirimbo zumvikanisha injyana y'urukundo, akagenda ashyiramo utuntu tujyanye n'urukundo, agashyiraho udutima twinshi cyane, ndetse kandi ajya no gushyiramo indirimbo, agashyiramo indirimbo zihuriranye n'urukundo. Ibyo byose yabikoze akiri muri Yogs ndetse no kugeza yivuyemo. Benshi cyane batangiye kugenda ku mbuga nkoranyambaga batera amakomenti, abandi bapostinga bagira bati nkunda urukundo rwanyu rwose, nkunda ukuntu mukundana, nkunda ibikorwa byiza mukora, iyo muri kumwe muranshimisha, ikindi kandi gukundana birababereye. Ibyo byose uwitwa Danny Dolla akagenda abibona ndetse na Deborah, bityo akarushaho kumuhundagazaho urukundo ruruta inyenyeri zo mu kirere. Gusa nubwo ibyo ngibyo byose byakomeje kugenda biba muri iyo minsi ishize ndetse no kugeza uyu munsi wa none bikaba byari bikiba, uwitwa Danny Dolla yongeye kugaragara ku mbuga ze nkoranyambaga cyane cyane ku rubuga rwa TikTok apostinga umukobwa witwa Naomi, akaba ari umukobwa wamamaye cyane mu kubyina no mu kuririmba itsinda rya Sheri Silver Foundation. Yakomeje kugenda amupostinga ndetse nawe ashyiraho ya magambo y'urukundo nk'ayagiye akoresha kuri Deborah wo muri Yogs Kids. Ibi ngibi byaje no gutungura abantu benshi cyane ndetse biza no kubacanga ku mbuga nkoranyambaga. Abantu benshi bari kwibaza bati se koko ntago yigeze akundana na Deborah, abandi bakibaza bati se koko Danny akundana na Naomi, abandi bagakomeza bavuga ati ubwo no gushaka amafaranga no gutwika ku mbuga nkoranyambaga. Bati rwose reka ntiyakatira uwitwa Deborah wa muri Yogs Kids, ahubwo byarutwaga akatira Naomi kuko Deborah yamubaye hafi ndetse bagakundana igihe kirekire. Abandi bakavuga ngo buriya ntago yigeze akundana na Deborah, ahubwo byari kugira ngo bitwikire. Abandi nabo bagakomeza kugenda bagira bati buriya amaje kubona ko Naomi ari we mwiza kurenza Deborah. Abandi bagasubirikanya bati se nawe iyo urebye witegereje uvuga ko Deborah ari mwiza kurusha Naomi, abandi bakavuga ko Naomi ari mwiza kurusha Deborah, niwe ubona ari nde mwiza? Bityo bikagenda bikurura imvururu, abantu benshi bakagenda bashwana bya hato na hato, ndetse bitewe no kutumvikana bikaza no gutuma aba bombi bashwana, maze ibyo bikaza gutuma buri umwe wese yibaza nimba Danny Dolla cyangwa se uwitwa Danny Boo akunda umwe muri aba bakobwa. Abandi bakaza kubishyiraho umucyo bagira bati ngiye uko mbibona rwose nta n'umwe muri bano Danny akunda. Undi ati rwose Naomi arashaka kubatandukanya kandi Danny akunda Deborah. Bityo bikagenda bibagaterera nzamba hirya no hino, abantu bakayoberwa ibyo ari byo. Gusa Danny we ntago yabyihorera ngo areke kuvuga kuko nawe hari icyo abitangazaho. Nyuma y'uko hari icyo abitangajeho kandi n'aba bombi hari icyo babivugaho, kandi nanjye ngiye kukubwira nimba bakundana cyangwa se badakundana. Umbwire ese Danny akunda Deborah wo muri Yogs Kids cyangwa akunda Naomi? Ese Naomi akunda Danny cyangwa Deborah akunda Danny, cyangwa se bose nta n'urukundo ruri hagati yabo, buri umwe afite undi bakundana ku ruhande utandukanye n'uyu nguyu muri bano batatu bari kuvugwa?
twihuse rero cyane turahera kuri Dani Dora. Dani Dora rero akaba ari we musore ukundana n'uwitwa Deborah rwose bidasubirwaho. Ikindi kandi ugomba kumenya rwose bakundana urukundo rwa nyarwo, baremerana bano bana rwose bakundanye inshuro nyinshi, mwagiye mubibona rwose bidasubirwaho. Uwitwa Dani Dora na Deborah nibo bakundana, apana kuvuga ngo Dani Dora akundana na Naomi. Ikindi kandi n'umukobwa agiye abigarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga mu biganiro, avuga ko rwose akunda uwitwa Dani Dora, kandi na Dani Dora nawe akagenda avuga ko akunda n'umukobwa. Tugiye rero ku mukobwa witwa Naomi, akaba ari umubyinnyi wo muri Shire Silver Foundation n'umuririmbyi. Naomi ntabwo yigize atangaza ko ari mu rukundo na Dani Dora. Kuba mwagiye mubona mupostinga ku mbuga nkoranyambaga, mwagiye mwibwira ngo aramukunda, ariko siko biri. Ikindi kandi niyo yaba mukunda, ntabwo Dani Dora yari yabitangaza kuri platform ze byewe cyangwa se ngo abivuge mu kiganiro n'itangazamakuru. Bivuze ngo ko ari kumupostinga ashobora kuba ari indi mpamvu, gusa niyo yaba bakundana ntabwo twabyemeza neza, kubera yuko uwitwa Dani Dora atari yamara kwemeza ko akunda Naomi cyangwa se atakiri mu rukundo n'uwitwa Deborah. Bityo rero na Deborah akaba yaragiye atangaza ko rwose akunda uwitwa Dani. Bityo rero kuba Dani yari kugenda amubona posti ze nyinshi cyane ku mbuga nkoranyambaga, cyane cyane ku rubuga rwa TikTok, zimuvugaho we n'uwitwa Naomi, arashobora kuba ari ugushaka amafaranga cyangwa se gutwika byo kuri social medias. Ntabwo rwose bakundana. Ikindi kandi niyo baba bakundana baba bakundanye vuba. Ikindi kandi niyo baba bakundana Naomi ntabwo yaba yabitangaje cyangwa ngo Dani yabitangaze. Ubwo rero ngiye mba ngira ngo nshyire umucyo ku bintu nk'ibyo byose biba biri kugenda bivugwa hirya no hino, aho ugasanga abantu nyine bagiye bari mu rujijo batazi n'ibi ngibi, bakumva amakuru ari kugenda avugwa hirya no hino batazi ibyo ari byo. Abandi bakagenda bavuga ngo Dani Dora abakunda bose, nta numwe akunda. Apana, nta numwe akunda. Ni ibiki ko Dani Dora akunda uwitwa Deborah na Deborah agakunda uwitwa Dani Dora? Ibintu byo kuvuga ngo rero akunda umukobwa witwa Naomi ntabwo ari byo. Niyo yaba amukunda kandi ntabwo yari yabitangaza. Ntabwo twahita dufata initiative ngo tubyemeze tuvuge ngo barakundana kandi tutarigeze tubibona cyangwa se ngo bo ubwabo babitangaze. Nta na video zari zagaragara zibyemeza. Kuba bakoze video imwe igaragaza ko bakundana ntabwo ariho twahita duhera ngo twandike ngo bano barakundana, cyangwa se ngo muvuge ngo Dani Dora yamaje gukatira Deborah wa Moregisi ubu ngubu agiye kwikundira Naomi wa Shire Silver. Apana, oya, ibyo siko biri. Twebwe icyo tuzi ni uko Dani Dora akundana na Deborah wa Moregisi Kid. Ubwo icyo dutegereje ni ukumenya ikizava kuri Dani Dora, ikizava kuri Deborah cyangwa se ikizava kuri Naomi. Ibyo ngibyo mwe mumenye ko gusa Dani Dora akundana na Deborah, ntabwo bari batangaza ko batandukanye. Ikindi kandi na Naomi ntabwo yari yatangaza ko ari mu rukundo na Dani Dora. Bityo rero dutegereje twihanganye kandi tuzabibona neza. Nge rero nkaba ngira ngo nyine mbahewe umucyo kuri ibi bintu. Kandi ikindi nkumenyesha, nge amazina yanjye nyakuri nitwa Elize Niyo Gisubizo, nkaba ndi umunyamakuru wa Elize TV Media. Nkusaba rero gukora subscribe iyi video, wanayikandira like. Ikindi kandi wanayikandira comment hari icyo wifuza ko twakongeramo cyangwa se kutumenyesha. Ikindi kandi wanayikunze cyangwa wifuza ko ari mugenzi wawe uyibona cyangwa se ujya nawe agira kino kibazo wayimusharinga. Rero nkaba nababwira ni kaduhure muri izindi video zacu z'ubutaha. Mugire ibihe byiza kandi Imana ibarinde. Kaza neza kuri Elize TV Media. Nitwa Elize. Amakuru mashya, ibiganiro, amateka n'ibyegeranyo bizwaho nanjye Elize kuri Elize TV Media.